Yes, nongeye kugusuza nkwaye ikaze ikomeje gukurikirana Erikson Info, naho ngiye uri kumva kuri microphone ndi Erikson. Uyu munsi rero nongeye kugusuhuza wowe aho uri hose, yaba ari mu gihugu cyangwa se hanze yacyo. Wowe wakoze subscribe turagushimiye, wowe ukora sharing ibi biganiro, wowe ukora like, comment ku biganiro byacu, uri uw'agaciro kandi turagukunda cyane. Niyo mpamvu Erikson Info tutazijya tugutenguha mu kuguha ibiganiro cyangwa se update zose. So reba ko wakoze subscribe, ukoreho kuri subscribe, nurangiza ku kiganiro turi gukora wibuke gukora like. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku kantu abantu benshi bajya bakunda guhura nako kakababangamira cyangwa se ugasanga yabuze nuko abigenza. Ni uburyo wumva indirimbo ukumva urayikunze, yaba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, TikTok ndetse n'ahandi ushobora gukura akaririmbo, ariko ugasanga ni kagufi, ntago umenya izina, ntumenye umuhanzi, ariko ukumva akaririmbo uragakunze, lyrics zikaguguma mu mutwe, ukumva amagambo urayazi ariko utazi izina ry'iyo ndirimbo ngo ube wayisearchinga, uyidownloading uyitunge nkuko ubishaka, cyangwa se niba hari naho ujya kuyisaba ugenda uzi izina ugiye gusearchinga. Tugiye kureba rero uburyo ushobora kuba washaka indirimbo wakunze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, warangiza ukayisearchinga ukayitunga. Yes, ukayitungira. Bikorwa bite? Ni Erikson Info ukomeje gukurikira, naho ngiye uri ku microphone ndi Erikson. Reka tujyane rero intambwe ku yindi, wibuke gukora like ku kiganiro, usiga uduhaye comment ikiganiro twazagukorera ubutaha, cyangwa se ku nyunganizi waduha, kandi niba ikiganiro hari undi cyafasha wibuke gukora share kugira ngo nawe kibashe kumugeraho. Ikaze rero, reka dutangire turi ukuntu washaka indirimbo iyo ari yo yose ku mbuga nkoranyambaga waba warakunze, utazi umuhanzi, utazi injyana, ariko ari nk'amagambo yagusigayemo cyangwa se agace kayo, uburyo wahita ubona iyo ndirimbo. Reka tujyane rero akantu ku kandi dukurikira. Yes, ikaze rero. Uyu munsi tugiye kureba uburyo ushobora gusearchinga indirimbo wakunze ufite agace kayo muri telefone, kavuye ku mbuga zitandukanye nkoranyambaga, TikTok ndetse n'izindi ziba ziriho turirimba ariko tugufi, warangiza ukayisearchinga ukayitungira ukajya uyicuranga uko ubishaka. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bw'uko waba uyizi waramenyamo amagambo makeya ariko utazi izina, utazi umuhanzi, utazi n'injyana neza, ariko uzi amagambo, uburyo ushobora kubikoresha ukahita ubona indirimbo yawe wakunze utaruzi izina ryayo cyangwa se n'umuhanzi. Tugiye kwifashisha Google. Aka application ka Google ntabwo ari Google Chrome, no, Google gusa, apana Chrome. Hari itandukaniro rya Chrome ndetse na Google. So niyo mpamvu tugiye gukoresha Google. Wowe dukurikirana kuri iki kiganiro dukomeze tujyane intambwe ku yindi, turaza kuri Google. Dore ngaka mbisubiramo, turakoresha Google, ntabwo turi bukoreshe Chrome. Utajya muri Chrome bikakwangira kandi turi gukoresha Google. Naka ngaka rero turagakoraho, twinjiremo. So nitugera muri Google turabona handitse search, cyangwa se aho dukunda kunyura tujya gusearchinga byinshi dushaka. Rero turaza kuri kano ka microphone, kano kantu kameze nka microphone, niko turi buze gukoraho. Akangaka kano ndi kukwereka niko tugiye gukoraho. Yes, nitumara kugakoraho baraza kutwereka ahantu hasi hano hepfo handitse ngo search for a song. Search for a song bivuze ngo ahanga niho dushakira indirimbo yose twaba dushaka mu buryo butandukanye, yaba kuyiririmba, ushobora kuba uzimo amagambo, cyangwa se waba ufite sound yayo uko icuranze ukahita uyicuranga ukayegereza telefone yawe. Tugiye guhera ku buryo bwa mbere rero bwo kuririmba. Ngiye kuririmba, ariko kuko microphone yanjye ndi kwikoresha ndi coding iki kiganiro, ntabwo iri bubashe guhura na telefone, ariko wowe ugiye kuririmba indirimbo waba ushaka. Ngiye gushaka iya Chrison Ndasingwa yitwa Wahozeho. Ndamera nkaho ntayizi, ndirimbemo amagambo make, ariko kubera microphone yanjye ndi gukoresha kuri iki kiganiro ntabwo uri bubashe kunyumva nyiririmba, ariko ninyiririmba hagati y'amasegonda 3 n'atanu indirimbo baba bayimpaye. Nawe rero tugiye kubikorera rimwe, nawe uhita ushaka indirimbo uririmba hagati y'amasegonda 3 n'atanu indirimbo irabije. Ngiye rero ngiye kuririmba ya Chrison Ndasingwa, ntabwo uri bubashe kunyumva, ariko wowe kuri telefone yawe n'uburi kubikora indirimbo irahitiza. Reka tugende rero tubikorere rimwe. Turakoraho dukandeho kuri aka kantu kanditse search for a song. Twagiye
byose. Yes, indirimbo rero dore ngiyi bamaze kuyiduha, ni wahozeho by Krizo Ndasingwa. Dore ngiyi rero ushobora kuhita uyikoraho bakakohereza kuri YouTube ukayicuranga ukayumva. Njye ndirinda kuyicuranga kubera ko nshobora guhabwa copyright ko nashishuye Krizo Ndasingwa, ariko wowe niba wagezeyo ubu ufite uburenganzira bw'uko indirimbo wifuzaga umaze kuyibona uhita ukoraho ugatangira kuyumva. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Reka dukomeze n'uburyo bwa kabiri. Turagaruka inyuma handi kuri search for a song. Indirimbo rero dushaka, turaza gufata telefone irimo indirimbo dushaka, tuyegereze telefone yacu tugiye gukoresha dusacinga. Turaza gucuranga ka gace k'indirimbo twegereje microphone kugira ngo application ibanze yumve, nimara kumvira indirimbo. Ni process itari butware amasegonda arenza 5, yabaye menshi na 5, ariko ubundi ni 1 2 3 4, yaba menshi kaba amasegonda 5 mu gihe application iri kumva indirimbo. Reka ducurange rero indi ndirimbo. Giye gucuranga indi ndirimbo yitwa Uruwigitangaza by Robot Ministry. So ngiye kuyicuranga, application nimara kwiyumvira itinyereka. Mushobora kutayumva kubera ko ndi gukoresha microphone ndi coding ikiganiro, ariko we nubikora indirimbo urahita uyibona. Reka tugende rero tuyicurange. Twagiye turabanza dukore search for a song. Yes, murabona ko bitwaye amasegonda atagera no muri 2 rero. Nkicuranga indirimbo yitwa Uruwigitangaza by Robot Ministry. Iyo application imaze kuyumva ihita yikwereka. Niba rero ufite indirimbo waba warakunze uyumva ufite agace gato cyane, wakifashisha ubu buryo ushaka iyi ndirimbo ukahita uyibona kuri telefone yawe. Dore ngiyi rero Uruwigitangaza Yesu by Robot Ministry. Ushobora kwita uyicuranga, ariko ndirinda kuyicuranga kugira ngo ntahabwa copyright na YouTube kuko nacuranze indirimbo z'abandi. Yes, iyi ni Erikson Info. Niba iki kiganiro hari icyo ubona kigiye kugufasha, dusigire like, kandi niba byajyaga bikugora gukunda indirimbo ukabura aho wayikura, tubwire ngo uradukoreye, cyangwa se uduhe muri comment yuko iki kiganiro aricyo kigusigiye. Niba wabikoze kandi bigakunda, step ku yindi twagiye tukwereka, utwandikiye muri comment uti byakunze. Yes, uyu ni Erikson. Reka tugushimire, tuzabane mu biganiro by'ubutaha. Yes, ciao. Yes, reka nkushimire cyane wowe tujyanye kuri uyu munota. Reba niba warakoze subscribe kandi ukore like, ukore comment ku kiganiro niba byakunze, utubwire uti byakunze, kandi bibuke gusangiza iki kiganiro abandi niba hari ndubona cyafasha bashe kumusangiza buno bumenyi. Uyu ni Erikson, channel yo ni Erikson Info igutegurira ikakugezaho ibi biganiro. Reka tuzabane n'ubutaha. Yali Erikson, ndabakunda cyane. Ciao.